nanone inshuti zikundwa n'umwami wacu Yesu, turagarutse kugira ngo twongere tuganire, twongere dufashanye, twongere twibukiranye, twongere duhane umurongo ku byerekeranye n'ubutumwa bwiza dusangiye, nubwo bwajemo ibindi bibuvangira ntibugumane umwimerere, ariko nyamara dukwiriye kongera gufashanya kugira ngo turebe ko twakwigizwa imbere rwose ku gihagararo cya Kristo, tukabasha guhagarara neza kandi twiteguye neza muri kino gihe rwose bigaragara ko ari kibi. Tutarajya kure rero, reka tubanze dusenge, hanyuma dukomezanye mu mwanya turi buze kumarana nk'uko Umwami Yesu ari buze kubiduha. Turagushimiye Mwami Yesu, ugize neza kuko uduhaye umwanya wo kuganira ku byanditswe byera, byanditswe bituruta ubukuru, byanditswe bituruta, byanditswe byaremye isi, byanditswe byaturemye kuko waremesheje ijambo ryawe, kandi natwe turemesha ijambo ryawe, duhumekeramo umwuka w'ubugingo uhimbazwe. Turakwinginze rero kugira ngo umwanya tugiye kumara ube kumwe natwe, kuko niwe ubasha kuduha umurongo, niwe ubasha kutwigisha tukamenya ibyo ushaka. Fasha buri muntu wese wumva, fasha buri muntu wese ureba, kugira ngo abashe kumenya umugambi wawe kuri we. Mu izina rya Yesu Kristo abe ari uvugana natwe muri uyu mwanya, kugira ngo kujya mbere kwacu rwose kurushaho kugaragarira rwose. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye rero wowe nshuti mukunzi turi kumwe. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twavuze ku nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka, twavuze ku buryo inzu yitiriwe izina ry'Uwiteka yinjiye mu buzima bw'abantu. Uyu munsi rero turaza kuza kuganira ku gakiza ubwako, gakiza nk'inzu, ndetse turaza kuza kurebera hamwe impagarike yako uyu munsi, kuko agakiza gafite umurongo, gafite ukuntu kubatse, gafite imiterere. Niyo mpamvu umuntu wese akwiriye kugenzura akareba kuko ibyo afite ari byo by'ukuri, kuko agakiza uko abantu bagiye bagahererekanya n'uko abantu bagiye bakumva, bigaragara ko kagiye gatakaza umwimerere wako, bigatuma harimo fake, harimo kopi, harimo amafuti muri kopi zabyo, kuko nibyo byagiye bituma nyine izina ry'Uwiteka Imana yacu risibirwa. Ugasanga indirimbo z'Imana zisigaye ziririmbwa mu kabari, ugasanga umuntu wese ni Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, ariko warimo Yesu ukamubura. Agakiza ntabwo katakaje umwimerere, gatinze kubera ko gatangwa n'umwe. Niba waragahawe n'abantu nyine uko katakaje umwimerere, ariko wagatanze kirya gihe n'uyu munsi niwe ukigatanga. Bituma rero umwami akiri umwe, bituma umwuka ari umwe, bituma umubatiza ari umwe, bituma ibyiringiro bikiri bimwe, nk'uko Pawulo yabyandikiye itorero ryo muri Efeso igice cya 4 hereye ku murongo wa 4. Ibyo byose biracyari kuko n'ubundi bigitangwa n'umwe, nubwo abagiye babihabwa bagiye batandukanye. Rero hari ikintu kimwe nshaka kuvuga, ari nayo mpamvu mwabonye nsa nk'ufite ibitabo bingahe ku meza yanjye. Hari ikintu kimwe umugaragu w'Imana Pawulo yanditse hejuru y'umwuka wera, acyandika mu gitabo cyangwa se mu rwandiko yandikiye itorero ry'i Roma, mu gice cya 12 umurongo waho mu wa 3, ariko ndasoma uwa 2 cyane cyane kuko ariho nshaka kwitaho. Aravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Iyo ni Bibiliya yacu y'Ikinyarwanda dukoresha, Bibiliya yera. Ariko hano hari izindi Bibiliya mfite. Bibiliya mfite hano yo yitwa ubuzima bushya, La Vie Nouvelle ni Igifaransa. Yo ivuga nayo magambo asa nayo, ikavuga ngo ne vous conformez pas au monde actuel, ngo mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable parfum. Iyo ngiyo ni Bibiliya y'igifaransa yitwa ubugingo bushya, ariko ndashaka no gukoresha indi Bibiliya gatoya nayo y'igifaransa ya version yitwa Louis II, igice cya 12. Ndashaka ijambo rimwe gato nshaka kuvugaho, wenda rijya rikunda kuba intandaro yo gukunda kuvuga iby'agakiza dusangiye, kadahindurwa n'ibihe, kadahindurwa n'ibinyejana, kadahindurwa n'igihe isi irimo, kugira ngo ndaza kukubwira impamvu ituma mbyibandaho cyane. 12 umurongo wa 2 muri Bibiliya y'igifaransa version Louis II 12 havuga ngo ne vous conformez pas au siècle présent. Iri jambo cyane cyane niryo ndimo ndashaka, kano kajambo gahera, ntimwishushanye n'abiki gihe. Iryo jambo ryitwa abiki gihe muri iyi Bibiliya yo ari iyi ngiyi ya mbere avuga ngo monde actuel cyangwa se isi iriho, ntako nabyita tugenekereje. Iyi ngiyi yo ya version ya Louis II ikavuga ngo ne vous conformez pas au siècle présent, cyangwa se ntimwishushanye n'ikinyejana murimo cyangwa se turimo. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo rero Pawulo yasobanuye ibintu nshaka nanjye kuvugaho gatoya, arimo yerekana ishusho y'ubukristo, avuga imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu, nicyo yanatangiriyeho, avuga imibereho mishya y'abantu bari muri Kristo Yesu. Cya 12 yavuze ko iyo mibereho agitangira avuga ibyo gutanga imibiri yacu n'ibitanga ubuzima bwera bishimwa n'Imana gukora kwacu kwiriye n'ibindi, yavuze ko iyo mibereho, ubwo buzima bwo muri Kristo budakwiriye gushushanywa, budakwiriye kugereranywa, budakwiriye kwisanisha n'ikinyejana n'igihe isi izabirimo. Aravuga ati ahubwo muhindurwe bashya mu mwuka w'ubwenge. Ibi by'igifaransa isa nk'isobanura akantu karuseho, ikavuga ngo ahubwo muhindurwe no kuvugururwa k'ubwenge bwanyu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ni ukuvuga ngo donc muhindurwe no kuvugururwa k'ubwenge bwanyu. Umuntu aramutse adafite ubwenge buvuguruwe ntabwo ashobora kumenya ubushake bw'Imana, ntabwo ashobora kumenya ibishimwa, ntabwo ashobora kumenya ibyiza, nta nubwo ashobora kumenya ibitunganye rwose. Aho kino kintu yagihereyeho, hatabayeho kuvugururwa mu mwuka w'ubwenge, hatabayeho guhindurwa n'umwuka, no kuvugururwa mu mwuka w'ubwenge, ntabwo umuntu ashobora kumenya ubushake bw'Imana. Niko umwanditsi yari arimo abitubwira. Pawulo aravuga ngo muhindurwe bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, kandi mugize imitima mishya kugira ngo mumenye ibyo Umwami Imana ashaka, ari byo byiza, ari byo bishimwa kandi ari byo bitunganye rwose. Rero bisaba ubwenge bwacu buvugururwa kugira ngo tubashe kumenya ubushake bw'Imana. Ntabwo umuntu ashobora kumenyeshwa ubushake bw'Imana n'ubwenge butavuguruwe. Ntabwo umuntu ashobora kumenyeshwa ubushake bw'Imana n'ubwenge bwa kavukire. Ntabwo umuntu ashobora kumenyeshwa ubushake bw'Imana n'ubwenge bwacu bwite twiga mu mashuri, ahubwo umuntu amenyeshwa ubushake bw'Imana n'ubwenge buvuguruwe, n'ubwenge buhinduwe bushya, kandi ubwenge buhinduwe bushya no kwizera Umwami wacu Yesu Kristo. Ntagiye kure, nanjye ni impamvu ikomeye ituma nifuza kukubwira agakiza Umwami Yesu yatanze, cyangwa se imibereho mishya bari muri Kristo Yesu, idahindukana n'ibihe, idahindukana n'ibinyejana, idahindukana n'igihe isi irimo. Muri iyi minsi ntekereza ko ari impamvu yakunze kujya ibitera, uko ibihe byagiye bigenda, agakiza kagiye gatakaza umwimerere, abantu bagashaka kukajyana bakurikije igihe. Ariko Umwami wacu Yesu Kristo agatanga ntabwo ari ko abibaze, ahubwo reka mbabwire, hatitaye ku buzima umuntu abayeho, agakiza uko katanzwe, umuntu ugafite agakiza katanzwe na Kristo ari mu cyaro, kitagira amashanyarazi, kitagira inkweto zo kwambara, kitagira n'iterambere tubona, kidafite smartphone, kidafite ibiki, umuntu akaba ari mu mujyi afite iryo terambere ryose, umuntu akaba ari mu Rwanda, akaba ari mu gihugu cy'amahanga. Uko agakiza Umwami Yesu yagatanze kari, uko uzamubona umuntu wo mu cyaro niko uzabona n'umuntu wo mu mujyi, uko gatangwa n'umuntu.
ariwe Yesu Kristo. Ako gakiza ntabwo gahindurwa n'ubuzima umuntu abayemo. Ako gakiza ntabwo gahindurwa n'iterambere. Agakiza ntabwo kaba modernize. Agakiza ntabwo gatizwa imbere ngo umuntu agahindura uko kari kameze ngo kugira ngo akunde agendane n'igihe kirimo. No, Pawulo avuga ngo ntimwishushanye, ntimwisanishe n'igihe mugezemo, ahubwo rwose muhinduke mugize ibitekerezo bishya, muvugururwe mu mwuka w'ubwenge, bitume muhinduka mu abantu bazi ubushake bw'Imana, abantu bazi iby'Imana ishaka, mu abantu bazi ibyiza ku Mana, abantu bazi ibishimwa ku Mana, abantu bazi ibitunganye rwose. Ntabwo agakiza gahindurwa n'ibintu. Nakabahaye akagero gatoya nuko ndi butinda ariko reka mbahe akantu gatoya ko umugaragu w'Imana washatse iterambere mu bintu by'Imana, ubundi Dawidi, ntabwo ndi bubagire ngo mbashire ku mwanya mbasobanurire inkuru yose uko yagenze, ariko mwayibona mu gitabo cy'ibyo ku ngoma. Umunsi umwe Dawidi yagiye gucyura isanduku y'isezerano. Ajya gucyura isanduku y'isezerano, yari yaranyazwe n'Abafilisitiya. Arangije agenda ajyanye igare rikururwa n'inka, igare ry'izahabu, yubashye isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Arangije aragenda azana isanduku ayigarura mu murwa, ariko mu gihe bakiri mu nzira ibimasa byari bikuruye igare ryari rihetse isanduku y'isezerano biratsikira. Bimaze gusikira, umugabo umwe wo mu nzu ya Yuda witwa Uza agerageza kuramira iyo sanduku y'isezerano, acikoraho kuko kwiteka kuramusuzumira, kuramwica. Dawidi yabonye agahinda cyane arababara kuki nagize ishyaka mu mutima ryo gushaka kuzana isanduku y'isezerano nkayikura mu icumbi, none Uwiteka akaba asumiriye umwe mu bantu banjye. Kuki Dawidi arakana isanduku ayisiga aho ngaho, hafi aho ngaho mu rugo rw'umugabo witwaga Obed-Edomu. Amaze kuyasiga, Dawidi aragenda, ariko hashize igihe inkuru ziza kuza kugera kuri Dawidi zimubwira ati byabaye kwa Obed-Edomu. Urebye ahari ubwami bwawe nibwabura, kubera ko umugisha wose w'Imana uri kwa Obed-Edomu. Abana bamenye ko isanduku y'isezerano yahageze, indabo, amatungo, imirima, ibintu byose byo kwa Obed-Edomu byahawe umugisha kubera ko isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ihari. Dawidi abyumvise ko yakoze ikosa, aramanuka ajya kwa Obed-Edomu, ajya kuzana isanduku y'isezerano. Arangije ahagurutse ubwa kabiri, atumira abantu bose, ariko atumira n'Abalewi, atumira bene Aroni bo kuremerwa isanduku y'isezerano. Aragenda, Abalewi, bene Aroni n'abatambyi bene Aroni bashyira imijishi y'isanduku ku bitugu byabo, bazamuka isanduku y'isezerano bagenda. Ni ukuvuga ngo iyo sanduku kuyizamura ikagera mu murwa byarakunze, kuko Dawidi Uza agipfa yamenye ikosa yakoze. Kubera ko isanduku y'isezerano ntabwo ari iyo kugenda ku igare, niyo ryaba ryakozwe mu izahabu, kuko isanduku y'isezerano niyo kuremerwa ibitugu by'abatambyi. Dawidi yumvishe ikosa yakoze, ahindura strategy, ahindura ibyo yakoze, amenya ikosa yakoze ko yazanye iterambere mu mugambi w'Imana, kandi nyamara Imana ntabwo igenda n'iterambere. Niba yavuze ngo abatambyi bamare gusanduku y'isezerano, ni gutyo bigomba kugenda. Gabanya iterambere, gabanya ubwenge bwa mu mugambi w'Imana, kuko iyo dushaka kugendana n'Imana bisaba ko dukura ubwenge bwacu, ubwenge butavuguruwe, ubwenge bw'isi bisaba ko tubukora mu mugambi w'Imana kugira ngo dusobanukirwe ibyo Imana ishaka, ibyiza, ibishimwa n'ibitunganye rwose. Icyo nshaka kuvugaho ni iki ngiki. Hano mu gitabo cy'Ingoma za mbere 15:13, Dawidi yerekanye uburyo yasobanukiye ikosa yari yakoze. Aravuga ngo kuko ubwa mbere atari mwe mwayihetse, nicyo cyatumye Uwiteka Imana yacu dusumira, kuko tutayishatse nk'uko itegeko ritegeka. Ni ukuvuga ngo Dawidi hano yari arimo abwira Abalewi ko ari bakwiriye kuremerwa isanduku y'isezerano. Yari yamaze gusobanukirwa ikosa yakoze, kuko ubwa mbere yashatse Uwiteka, ariko ashaka Uwiteka uburyo bunyuranye n'uko itegeko ritegeka, bimuzanira akaga. Imana itugire neza. Nawe ukwiriye kwitonda cyane mu byo ukora, mu buryo ushaka Uwiteka, ukitonda kugira ngo ubashe kumushaka uburyo bubura n'uko itegeko rye ritegeka. Imana ikugire neza. So rero mu gakiza k'Imana, mu gakiza katanzwe n'umwami we Kristo watangiye ku impongano y'ibyaha byacu, ntabwo gahindurwa n'ibihe.
ntabwo gahindurwa n'ibinyejana, ntabwo gahindurwa nuko twatekereje kuvugurura, aho kaguma mu mwimerere wako. Rero izo ni impamvu zijya zituma cyangwa ziri mu bituma usanga agakiza dufite muri iyi minsi ari udukiza katakiri agakiza, kuko twabaye twinshi. Nzi neza ko ibintu mvuga uri kubyumva. Uyu munsi kumenya agakiza kuko uri ngo nakahe biragoye, kumenya ibintu byabasha guhesha umuntu ubugingo biragoye, kubera nyine ko hajemo copies nyinshi. Noneho izo kopi nyinshi cyangwa se izo pirate nyinshi, kubera amakosa azibonekamo, amakosa ari muri pirate, kwa kundi umuntu wumva ugasanga umuntu aravuga kazi Imana, ariko wareba imibereho ye, wareba imvugo ye, wareba imyifatire ye, ugasanga umuntu aravuga ko yavutse ubwa kabiri, aba kwizera Umwami Yesu Kristo, ariko wareba kwifuza, ugasanga kwifuza kwe kuracyari kwifuza kw'isi. Wakumva imvugo ye ukumva umuntu aracyatukana, aracyabeshya, aracyarakara, aracyasharira, aracyagira ari nk'iby'abisi. Donc iby'isi byose uko bikurura abandi nawe niko bimukurura, urutare ibyaha bifite ku bandi nawe niko bimukurura. Akaza akubwira ngo yavutse ubwa kabiri, ngo yabyawe n'Imana, intego ze nta zitana n'iz'abisi, imigambi ye ni nk'iy'abisi, imibare ye ni iya none, imyifatire ye ni iya none. Ibyo bintu rero iyo bireba usanga ko amakosa ari muri izo copy, ari muri izo fake, muri izo fake gakiza, muri izo nyubako gakiza za fake, atuma abantu benshi basharirwa n'ibyitwa inzira y'Imana. Umuntu yatangira kuvuga ukumva nyine urabihiwe, kubera ko ibyo avuga n'ibyo akora biratandukanye. Kandi uretse n'icyo ngicyo cyo kuba umuntu ashaka kuvuga ukumva arashaririwe, n'abantu benshi bagiye bazinuka iby'inzira y'Imana, ngo niba abanyamitwe, niba abakunzi b'impiya, niba abandi bishakira ibyabo, niba abandi. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko muri iyi minsi biragoye kubona umuntu urimo urabwira abantu ubwami bw'Imana agamije ko bahabwa ubugingo, agamije ko bahura na Kristo, agamije ko bamenya umugambi w'Imana by'ukuri, agamije ko abantu bakizwa, basinduka, bakitegura ubwami bwa Kristo bugiye kwima. Ni ikibazo gikomeye cyane, aho abantu b'iyi minsi bo barashaka ibyabo, umuntu wese arashaka ibye, udashaka iterambere arashaka imodoka, arashaka ibyo muri ubu buzima gusa. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko nyine abakozi bahindutse abashaka ibyabo, gushaka ibya Kristo. Ariko nituganira, nudukurikirana, tuzakubwira ibya Kristo wabambwe, tuzakumenyesha umugambi wa Kristo kuri wowe, kuko twebwe utera imbere cyangwa ntutera imbere muri buno buzima nta gacyo cyihutirwa. Icyihutirwa ni uko uhagaze uko Kristo agushima, icyihutirwa ni ukuba witeguye mu buryo bukwiriye kuza kwa Kristo, kubera ko hari ingorane zikomeye zo kuba Umwami Yesu yaravuze ati nyamuneka ndaza vuba, amatabaza yanyu ahore yaka, nimube maso muhore mukenyeye, amatabaza yanyu yake n'ibindi. Akatubwira ko dukwiye kwitegura igihe azaba yenda, cyangwa se igihe kuko tutazi igihe azazira. Noneho ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Bahaye n'urugero rutoya, kuba navuganye n'inshuti yanjye nkamubwira ntumva rero twumvikane, ndaza kuza saa 8 duhurire mu mujyi, ariko nze kuza gusanga wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru n'ikote ry'umukara. Muhaye amabwiriza y'ukuntu ndi buze kuza kumusanga, nkambwira rero ndaza kuza ku isaha iyi cyangwa se ku isaha utazi, ariko nze kuza gusanga wambaye gutyo. Amasaha akagera, yego nibyo, nawe wazamutse rwose witeguye, ariko nahagera nkasanga umuntu yambaye ikote ry'umutuku, yambaye ipantaro y'ubururu, yambaye n'ishati y'umukara. Uwo muntu pe yagize ubushake bwo kuza guhura nanjye, yagize ubushake bwo kumbona, ariko ikibazo yiteguye uburyo butandukanye nuko twavuganye. Niba turi bwinjire muri hoteli, hinjiye abantu bari kwinjira muri hoteli bambaye umukara n'umweru, ntabwo umuntu ari buze kuza kwinjira uko byagenda kose, kubera ko ikibazo cyaba mwitegura. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye cyane kuba Umwami Yesu ari bugufi kuza, ariko nyamara ugasanga uburyo tumwiteguye butandukanye n'ubwo yatubwiye kuba twiteguye. Ni ikibazo gikomeye cyane kuba tuvuga ngo twiteguye kuza k'Umwami Yesu, ariko wareba umwiteguro dufite ugasanga utandukanye cyane nuko Umwami Yesu yatubwiye kwitegura. Reka mbabwire ikindi kintu cya kabiri nashaka kubabwira. Muri iyi minsi ya nyuma, muri iyi minsi y'imperuka, ntabwo hari buze kuza kunyura umuntu ufite agakiza ka fake gakiza,
cyangwa se pirate gakiza byite gutyo, kubera ko n'inzu zacu n'iterambere tugezemo hari ahantu bigera kwinjira ufite pirate, kwinjira ufite fake, ufite icyemezo cy'igicupuri, ufite icyemezo cy'igihimbano, hari ahantu ugera ntibikunde. Mu iterambere ryacu nabwo niko bimeze, abana b'isi niko basigaye bafite amasikaneri abasha gusikana ukamenya ikintu kiri cyo cyangwa se n'icya fake n'igicurano. Rero muri kino gihe cyacu nacyo ni igihe kijya kugerageza ibihugu byose byo mu isi. Ndi kumwe n'Yesu yabwiye itorero ry'Ifilipi, itorero ry'i Philadelphia, abibwira hano mu byahishuwe. Rero muri icyo gihe naho ntabwo umuntu ashobora kuhanyura rwose nk'uko bikwiye, kuko intambara turwana ntabwo ari intambara y'umubiri, ni intambara y'umwuka. Ntabwo umuntu ashobora kuhanyura nk'uko bikwiriye rwose afite fake gakiza, afite pirate gakiza, ntabwo bikunda, kubera ko igihe turimo gishaka kucyitwaramo ubutwari, gisaba kucyitwaramo nk'abantu nyine bazi Imana, bazi iyo bavuga kumenya Imana ntabwo ari ukumenya ibyo kuvanga Imana, n'abadayimoni barabizi. Abantu bagomba kubinyuramo ni abantu bazi Imana. Uko kumenya Imana cyangwa uko kugira Imana, uko gutunga Imana muri twebwe ntabwo ari ibintu bigomba kuba ari amagambo, ahubwo ni ibintu bigomba kuba byujuje umwimerere nk'uko Kristo yabitanze. Agakiza ka original niko konyine gashobora kuza gutambutsa umuntu muri kino gihe kibi. Umuntu ntabwo ashobora guhagarara neza, kuko ngira ngo muzi neza uko byanditswe bihamya mu byahishuwe mu gice cya 12, Yohana yabivuze, aravuga ngo abo ngabo banishije cya kiyoka, banishije ya nzoka ya kera n'umwanzi na Satani, bayineshesheje amaraso y'umwana w'intama, ntibakunda amagara yabo, ntibagana gupfa. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu uko ari bitatu, ijambo ryonyine bahamyaga, amaraso y'umwana w'intama, kudakunda amagara yabo no kutanga gupfa, ntabwo ari ibintu bishobora kugirwa n'umuntu ufite fake gakiza. Kubera ko umuntu ufite agakiza ka kopi muri iyi minsi, we icyo ashaka ni iterambere ry'ubuzima, nuko yabaho neza, nuko yabaho neza akijijwe, nuko ibyo byo kubaho, usanga amaso yabo inshuro nyinshi ahanze ku byaro naho guhanga ku bizaza. Ni ikibazo gikomeye cyane. Tuze kuza gucikwa na gahunda zacu, kuko tuzaganira byinshi, tuzasobanura umwimerere w'agakiza n'ukuntu ako gakiza kabasha gufasha umuntu kunyura mu bihe bikomeye iyo kubatse neza. Ariko iyo kubatse nabi ntabwo bikunda. Iyo kubatse nabi hari imitego wisanga urimo, kubera ko ibintu byawe byubatse nabi. Nane ndababwira, ntabwo ushobora kwifuza kugira umutekano mu nzu idafite amadirishya, ntabwo ushobora kwifuza kugira umutekano mu nzu idafite imiryango, kubera ko inzu hari ikintu ibura. Ugomba no kwemera ko abajura nyine bakwibaho, ko nta kigo kibeshya mukara wica. Imana iduhamye. Turagushimiye Mwami Yesu kuko tugiriye neza tukaganira muri buno buryo bugufiya. Turakwinginze kugira ngo kumane natwe no mu bice bizakurikiraho, ubuntu bwawe bukomeze gufasha imitima yose yumva kugira ngo imenye ukuri, ibyo ushaka bisozwe n'ukuboko kwawe kwiza mu bantu bawe bose, uko ushaka bose bakizwe mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen.